itorero ry'Imana Imana isutse mu bubyutse. Umwuka w'Imana yambwiye ngo abantu basenga itorero Imana isutse mu bubyutse budasanzwe. Imigambi ya Satani Imana itesha agaciro mu izina rya Yesu. Rarasharabo. Hari abantu babyinira bari kubyina barimo babyina ngo itorero ribaye nabi. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ububyutse budasanzwe, ububyutse budasanzwe, ububyutse budasanzwe buraje muri ADEPR. Guhera itariki ntutinde ku muntu guteza ibikomere. Kandi cya kabiri niwongere kwiroga. Uburozi bwa mbere umwuka w'Imana yambwiye ni y'amabantu. Uburozi bw'ibyo wiyaturiraho bibi. Uburozi bwa mbere nibyo kwiyaturiraho bibi. Uyu munsi niwongeye kwiyaturaho ibintu bibi. Ngo uzaseba, ngo uzanga wanyu bararuha, ngo wanyu batwara ibinyendaro. Kubw'amasengesho yanyu Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana ikuremeye ishimwe imbere y'umurozi, imbere y'ikibazo. Imana ikuremeye ishimwe imbere y'ikibazo. Ikindi umwuka w'Imana yambwiye ngo nubwo ibyo utabasha guhita ubona aka kanya, ngo hari icyo wabona. Ubona ko yaguhagaze ikarinda ubugingo bwawe. Ntago ari siko wabigizemo uruhari, si diplome, si ubuhanga bwawe, si amashuri yawe. Yambwiye ngo nubwo ibyo irakubwiye utahita ubibona, bona ko yaguhagazeho. Hashinguwe benshi, abagiye Rusororo ni benshi. Wambwiye ngo uraje urwanirira abantu bawe, wewe wabimbanye, wewe wabasigamye, wewe wabarengeye, wewe wabarinze ipfu, wewe wabawashejeho, wewe wabagaburiye, wewe patalashana motaya va. Wambwiye ngo muri uyu mwaka tambuka mu izina rya Yesu. Genda ahantu urusenge, saba mu mwanya wawe usenge, rwana n'ibikurwanya. Tangira umwaka usenga, tangira umwaka ucometse. Takalashara potaya sikade pekosikara monde pai lalashana mondre boria sika. Usenga uri Imana ibohora, uri Imana yacu bwite. Ijwi ryawe ni ryiza, ijwi ryawe riranezeza, ijwi ryawe risumba ayandi majwi, ijwi ryawe Mana turarikunda. Takosika hari ibyafatiriye abana bawe, hari ibyo warwanye nabyo mu mwaka wa 2023. Uyu mwaka ni umwaka w'abanyembaraga, uyu mwaka ni umwaka wo guhaguruka, uyu mwaka ni umwaka wo kutarangara, uyu ni umwaka wo kubera amaso ubugingo bwacu. Senga hanuri elepala shakaramo dore mandure pala shaigrera zene mandure pai ene wataya sika defa brera shara mandure pai. Sanu zamuri ikiganza cyawe, zamuri ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, siramo ngo Mwami Yesu warangimanye muri uriya mwaka warangiye, warangimanye, wabanye nanjye, ibyo ndabigushimiye. Vuga ngo Mwami Yesu muri uyu mwaka ndashaka kukubona. Vuga ngo ndashaka kukubona, suramo ngo ndashaka kukubona. Vuga ngo Mwami Yesu muri uyu mwaka ndashaka kukubona, ndashaka kubona imbaraga zawe, ndashaka kubona amavuta yawe, ndashaka kubona ibihe bidasanzwe. Ibyari bimboshe,
ibitambo byose abarozi batanze muri uku kwezi kwa mbere ngo ntagire umwaka nabi, kuri uyu mugoroba ibyo bitambo nibiveho, ibyo bitambo nibiveho, ibyo bitambo nibiveho. Eta la shana mondele pala shangre tala mandole kosika de pa tala mandole foria shalamon ta kosika de mon. Vuga kwa mwami Yesu. Kuwanga bw'ibyuma mikrofoni bayikore neza, bashyiramo akabaze be kuniga. Gira mikrofoni neza, gira uko nguko sawa. Ndashaka izi mbaraga zikurimo zikuvamo. Ibi bintu bagutongera kandi utangiye, ugomba gutangira umwaka nabi, ugomba gutangira umwaka neza mu izina rya Yesu. Ibitambo batanze ku buzima bwawe bigomba kukuvaho, uruzerero badutongera ugomba kuvaho, amarozi bakoze agomba kukuvaho, ibyo batongera abana bagomba kukuvaho. Takashala nini kosika de pa eremando le palasha. Turarwana n'izi mbaraga z'uruhu, turarwana n'izi mbaraga z'uruzerero, turarwana n'izi mbaraga za karande, turarwana n'izi mbaraga za karande, turarwana n'izi mbaraga za karande, turarwana n'izi mbaraga z'abapfumu, turarwana n'izi mbaraga z'uruzerero, turarwana n'izi mbaraga z'inzingo, turarwana n'izi mbaraga z'ugukenyuka. Tana mandole pa. Niba waje gusenga bumbura kamusenge, waba uri umudive, waba uri umusilamu, waba uri umuyehova, waba uri umusilimu, bumbura kamusenge. Hari ibyo abarozi bakoze ku buzima bwawe. Senga amasengesho, senga takala shangamo, senga Imana yaduhaye sound proof. Senga, uyu ni umugoro wo gusenga. Niba waje gusenga isenga takala jala hena ene wata. Hari ibintu utagomba gutangirana, hari ibintu utagomba gutangirana, hari ibintu ugomba kwanga. Tatana shakara monde pa zala shala bote fa. Ibyagukomerekeje, ibyaguteye agahinda, ibyakwiboheyeho, salamonde fa takosika demon. Wongera uzamura Imana ibiganza, wongera uzamura Imana ibiganza. Ibiganza byawe bigomba kwakira imbaraga z'Imana, ibiganza byawe bigomba kwakira impinduka. Ugomba kubona amavuta y'Imana mu buzima bwawe, ugomba kubona umwuka wera mu buzima bwawe, ugomba gutyaza mu izina rya Yesu. Umwuka wera nagufate, mavuta y'Imana nagufate, mavuta y'Imana afata abana bawe, mavuta y'Imana afata Zala la shakara monde mo, zala monde kosika de pan, zala monde fagre eremo, zala monde pan. Sababa bamandura kano kamuni wakegeze nyuma. Tala shagre monde foy. Tere sharaboria. Gashira hari hefu. Takaya sikade. Ndabona imbaraga z'Imana muri amateraniro. Ndabona imbaraga z'Imana muri amateraniro. Urabohoka mu izina rya Yesu. Urwo bagucukura Imana igomba kurusiba. Uruzerero bakuroze Imana igomba kurugukuraho. Urabohoka mu izina rya Yesu. Urabohoka mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ahandure uzamure haleluya y'ubutsinzi. Jala mandonde wasa kitala. Wongera uzamure yindi y'ubutsinzi. Sikala mita kosa karamo. Elefota ya zaini mandole pa. Shani mandole pa. Ntabwo abarozi bagomba kukumenyera. Zaburi ya 41 ku murongo wa 11 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe.
ntukiyebe kuko ndi Imana yawe, nzajya gukomeza, ni koko nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ntutinye, bwira umuntu muri kumwe ngo we gutinya. Shakala shalabo, Imana iri kumwe nawe, Imana iri mu buzima bwawe, Imana iri mu kazi kawe, Imana iri mu muryango wawe. Haraba ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Hari ibiguteye kwiheba, hari ibiguhangayikishije, hari ibiguteza agahinda, hari ibiguteza ibikomere, ariko umwuka w'Imana yambwiye ngo muri uyu mwaka nta mpamvu yo gutinya. Ituyoboye, iri kumwe natwe, izaduha gusoza uyu mwaka. Uyu mwaka nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu yo kugira ubwoba, gutingishwa n'amarozi, gutingishwa n'urusarero, gutingishwa na za karande. Hari Imana iturwanirira, kandi iturwanirira tsinda n'itsindwa. Hereza Imana icyubahiro. Shatako sika demando repa. Ndabona amavuta y'Imana mu iteraniro. Muyikirize. Ndabona imbaraga z'Imana muri amateraniro. Ndabona imbaraga z'Imana muri amateraniro. Uyu ni umwaka wo gusiga ibyakwirukanseho. Uyu ni umwaka wo gusiga imbaraga z'abapfumu. Uyu ni umwaka wo gusigira amasezerano yawe. Umwuka w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uyu mwaka marayika w'Imana arawuvuje. Wari umwaka w'amarira, ariko Imana irawuvuje, iwuhinduye umwaka w'ibyishimo. Tanina na waza kefo eni watala sha tewozene mondere pan. Imana yawuvuje. Satani hari ibyo yateguye, ariko Imana yabikuyeho. Imana hari ibyo yubatse. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ntutinye. Fata umuntu mu kiganza mubwire ngo ntutinye. Mubwire ngo ntutinye. Mubwire ngo Imana muri kumwe. Mubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Mubwire ngo Imana iguhagazeho. Mubwire ngo Imana izabana nawe. Mubwire ngo Imana izagukoresha. Nolela la shakara mandole pa. Tashana zakifo. Sikitara mandole pa. Imana izagukoresha. Imana izahindura amateka yawe. Imana izagukiza ibikomere. Imana izagukiza uruzerero. Imana izagukiza za karande. Imana izakubakira. Imana izakuzamura. Imana izahindura amateka. Ibyo abantu bibwira sibyo Imana yibwira. Tosha tefai. Dobela shakere botrefai. Eremando le pala shaizi wai. Lela shakaya zai. Le kosika demando repai. Hari imbaraga zagushakurisha, ariko uyu mwaka data yambwiye ngo ntutinye. Muyobozi ntutinye. Munyamasengesho ntutinye. Mukobwa ntutinye. Muhanuzi ntutinye. Muvugabutumwa ntutinye. Munyabwenge ntutinye. Yawe muyobozi ntutinye. Ibigutinyisha Imana irabicucumye. Tananalo pita Imana iza gucucuma ibya takosika. Tefa eniwa talash. Data yambwiye ngo ntutinye. Hari Imana ize kubana nawe. Hari Imana ize kukurwanirira. Ifite ingabo zirenze z'abantu batekereza. Hari Imana ize kuturwanira abanyarukiri. Hari Imana ize kurwanira abanyarwanda. Hari Imana ize kudutunga. Hari Imana ize kutubeshaho. Hari Imana ikizira aho zitari. Hari Imana itatanya indimi z'abantu. Hari Imana ihindura amateka. Hari Imana itanga urubyaro. Hari Imana yishyura minirivare. Ogera mubwire ngo ntutinye. Mubwire ngo ntutinye. Takoshanamo serefa. Mwuka w'Imana yambwiye ngo abantu be kwiheba. Imana twakurikiye niyo kwizerwa. Imana twakurikiye ni inyembaraga. Imana twakurikiye ni itega.
aho kitegera bayo. Imana twakurikiye n'icumbika aho kiraturisha. Imana twakurikiye n'icuruza itanga abantu bagacuruza. Imana twakurikiye n'irwana ntabwo igirwanwa ngo abantu bayirwanye, ntawe uyirwanya ngo ayitsinde, aho kiraturwanirira. Bwira umuntu muri kumwe ngo Imana ndi kumwe nayo, mubwira ngo Imana twamenye irahagurutse muri uyu mwaka, iragurukanye imbaraga zikomeye, ije kurwanira abantu bayubashe, ije kurenganura abarengana, ije kwirukana imyanzuro y'abapfumu, ije gutesha agaciro imbaraga z'uburyarya bwose, ije kwirukana akagambane ku buzima bwawe. Imana twakurikiye ni Imana itareka itorero, ni Imana itareka igihugu, ni Imana itareka abanyarwanda, ni Imana itareka abantu bayubashe. Zamurira Imana haleluya, zamurira Imana haleluya. Tarashanama zalakos. Mwuka w'Imana yambwiye ngo hari abaguhaye iminsi ngo uzapfa, ngo uzakenyuka, ngo urarangiye. Uwiteka yambwiye nkubwire ngo biratangiye. Andika ko umugisha wawe utangiye, umugisha wawe uratangiye. Ababyo mutera haleluya. Hari abantu bavuze ngo urapfuye, urarangiye. Data yambwiye nkubwire ngo umugisha wawe uratangiye. Mu maso y'abarozi umugisha wawe. Data yambwiye ngo hano hari n'abantu baje kubw'akazi kumva icyo Imana ivuga. Data yambwiye ngo muri iki gihugu Imana ishyize uburinzi muri iki gihugu. Alirasha icya kabiri, Imana itanze umugisha, Imana ikomeza kugira neza abanyarwanda. Umwuka w'Imana yambwiye ngo amasengesho abanyarwanda basenze uyu mwaka usoza ngo yageze mu ijuru, ngo yageze mu ijuru, yageze mu ijuru. Abantu Imana ibatabariye bari kuvuga ngo ntibishoboka, ariko ibidashoboka nibyo Imana ikora. Mbwira umuntu ngo ibidashoboka nibyo Imana ikora. Ibyo abantu bashoboye irareka bakabikora, ariko ibyananiranye nibyo Imana ikora, nibyo Imana ikora. Le pas et le quoi c'est fait. Abarozi ngo barara ku rugi rwawe ngo abana ngo ntibaziga, ngo ntabwo uzagira agaciro. Uwiteka atanze umutaka, Uwiteka atanze amahoro, Uwiteka atanze umugisha, Uwiteka gukuyeho ikimwaro ugendana. Tashala monde pa. Ndagira ngo mbagara umuntu wese ufite intambara mu kazi atambuka hano aze yihuse. Tagire for ya mandore pa. Bantu baguhinzira umuntu ufite intambara mu kazi atambuka hano ze wakosika, ntabwo ari wagira. Ndahamagara umuntu itorero ry'Imana, Imana isutse mu bubyutse. Umwuka w'Imana yambwiye ngo abantu basenga, itorero Imana isutse mu bubyutse budasanzwe. Imigambi ya Satani Imana itesha agaciro mu izina rya Yesu. Rarasharabo. Hari abantu babyinira, bari kubyina, barimo babyina ngo itorero ribaye nabi. Umwuka w'Imana yambwiye ngo ububyutse budasanzwe, ububyutse budasanzwe, ububyutse budasanzwe buraje muri ADEPR. Ububyutse budasanzwe telele bota wesi. Ububyutse budasanzwe buraje kandi abantu benshi baratijwe, ndetse bukongeje n'ayandi matorero. Nta muntu wavuguruza icyo Imana yavuze.
rere fori ya mandure pa rasha mugiye uca muzamura Imana ibiganza mwumfukamye mubanze muzamura ibiganza byitwa ubutsinzi usana ngo nje ntacyo ushoboye ariko urabishoboye mwami hereza Imana icyubahiro ihereza icyubahiro upfukamiye Imana nanjye barese ntacyo ushoboye ariko papa arashoboye Kristo umwami w'abamara ashoboye vuga ngo Yesu arashoboye vuga ngo Yesu arashoboye Yesu arashoboye sura ngo Yesu arashoboye vuga ngo papa urashoboye eta la sana monde va tawa sikadre iri teranyo hari abantu Imana ikwe mu bukode hari abantu basajya abana babo barimo bavuga Mana uducira inzira uduhera abantu ubwenge uce n'inzira bajya ku ishuri abo bazamura ibiganza aho bari ayayaya Uwiteka yambwiye ngo guhera iyi tariki ababereye umuterankunga aciye inzira atanze ubwenge ku bana banyu kandi ikindi atanze n'uburyo bwo kwiga Imana ifite uburyo mbwira umuntu ngo uburyo bw'Imana ntibwari bwahagarara mubwire ngo ntabwo buzigera buhagarara Kristo azarinda sa uburyo bw'Imana bugihari Kristo Imana izarinda ivuga uburyo bw'Imana gukora kw'Imana kugihari uburyo bw'Imana buracyahari uburyo bwawe bwabuze ariko ubw'Imana buratangiye ku buzima bwawe kuwa gatatu hari abantu bazazana amashimwe ahangaha umwuka w'Imana yambwiye ngo abantu bafite kwizera k'Imana izabaremera ikabaha akazi bakajya bazana icyacu mu nzu y'Imana muzamura ibiganza aho muri mufite kwizera ko erepita arashana Imana ibahinduriye amateka muzajya muza mukazana icyacu mu nzu y'Imana mukaba ngo twibutse itariki ni itariki zingahe umunsi ku itariki 2024 ukibuka ko Imana yaguhinduriye izina ikabukuraho karanda z'ubukene z'umuryango iwanyu ikakuremera imikoro ikakuremera akazi Uwiteka yambwiye ngo ntuzabyibagirwe kuko ibitambo bari bagutangiza uyu mwaka bari bagukubakubye bavuga ngo uyu mwaka utangire nabi ariko Uwiteka gukuye ibyo bitambo atanze akazi ku buzima bwawe ndahamagara umuntu ufite icyifuzo cy'urubyaro nimba ataragera ahangaha atambukaze hano kuko ndi kumwumva nakomeze mwumva umurira ngwino Imana iguha umwana urimo nawe urimo ngwino Imana abonye Imana iguhereza abana babiri nawe nabonye Imana iguhereza abana mutambuke muze mwakira abana banyu mutambuke nawe nabonye Imana ihindura amateka numva ngo ngwino Imana itanga abana bwira abantu ngo Imana itanga abana senye akira amafaranga turi Imana iraguhaye turi Imana itanye amafaranga mwakira amafaranga Imana irafite Imana ifite uburyo haleluya tala ta elewasha Imana ifite uburyo umuntu umaze igihe arwara umutwe udakira azamura ibiganza umutwe udakira harimo ibintu bidasobanutse harimo ibintu by'isereri harimo ibintu utamenya ngo n'ibicura atari bicurane harimo ibintu bibuza amahoro turabifunga mu izina rya Yesu Kristo uzajye kwa muganga iragukijije nta mwanya dufite wo kubitaho hariya hasigaye umuntu ufite impano yo gucuruza ntiragera ahangaha kandi barashaka guteza ibihombo hasigaye n'umuntu ufite ideni ntiragera ahangaha kandi ari kurira mwihute de hasigaye n'umuntu ufite ikibazo gikomeye cy'umutware ntagaragera ahangaha ari kubwira Imana ngo uyu mutware wamuhindura ndabona amanyanga yakabije abo bantu batambuke mwize hano mureme mwemutse iza bya VIP mwe mubyihoreye ndebera kagaswara kanje karema hari kame hano
kandi Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze musange. Ndagira gute? Yaravuze ngo ndabihorera. Yaravuze ngo muze musange. Ndagira gute? Ntabwo ari njyewe ari suruhura, ni Yesu wabivuze. Uko yakoraga kera na n'uyu munsi niko agikora. Guhera itariki ntutinde ku muntu guteza ibikomere. Kandi cya kabiri niwongere kwiroga. Uburozi bwa mbere Umwuka w'Imana yambwiye ni y'amabantu. Uburozi bw'ibyo wiyaturiraho bibi. Uburozi bwa mbere nibyo kwiyaturiraho bibi. Uyu munsi niwongeye kwiyaturaho ibintu bibi, ngo uzaseba, ngo iwanyu bararuha, ngo iwanyu batwara ibinyendaro, ngo iwanyu ngo ntawe ugira akazi, ngo iwanyu ngo ntawe ubona diporome, ngo iwanyu ntawe ubona perime, ngo iwanyu ntawe wakoze mariage. Umwuka w'Imana yambwiye ngo umwaka wa 2024 ubwo burozi mubusige mubujugunye muri puberi. Abakwaturaho ibibi barahari, iyaturireho ibyiza mu izina rya Yesu. Data yambwiye ngo uburozi bwa mbere bubi ntabwo ari ubutamikano, nta nubwo ari ubwo ziri imyenda bajyana. Uburozi bwa mbere bubi nibyo twebwe twiyaturiraho bibi. Dayimoni kazi kabishimanyi gatiba ngo yavuze ko iwabo atwara ibinyendaro, nawe nagitware. Yavuze ko iwabo ntawe ugira akazi, kubw'iyo mpamvu nyine nazahere aho ngo nta kazi afite. Umwuka w'Imana ngo 2024 umere nk'umugabo avuze ngo sinzapfa nzarama. Zamura ibwana dusenge. Udafite ukwizera ntakizamure. Ufite ukwizera yaba ari mu materaniro akizamure. Ngiye gusenga isengesho. Buri muntu uri aha ngaha Imana izi icyo akeneye. Amen. Kuwa gatatu tuzahera ruhande. Amasaha yagiye ariko kuwa gatatu repayi tuzahera ruhande. Ikintu cyose kikuzengereza tuzarwana nacyo mu izina rya Yesu. Ubu amasaha yagiye, ubuhanuzi bwabaye bwinshi. Umubyeyi wacu arafite ubuhanuzi, abantu afite ubuhanuzi. Ariko wasetsa nuseka di. Uzi impamvu yo guseka se? Nuko Imana igutunganyirije ameza mu maso y'abavuze ngo uzapfa ntacyo wimariye. Abavuze ngo ntibizashoboka mu buzima bwawe, bishobotse bahari. Ntabwo yemeye ko bapfa, bishobotse bahari. Aba bantu baraha harimo abantu basenze baravuga ngo ntabwo ndataha Imana itavuganye nanjye. Abantu mwasenze muzamura ibiganza mutere haleluya. Tenina ala pera mwavuze ngo ntabwo ndataha Imana itavuganye nanjye. Kubw'amasengesho yanyu Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo ni Imana ikuremeye ishimwe imbere y'umurozi, imbere y'ikibazo. Imana ikuremeye ishimwe imbere y'ikibazo. Ikindi Umwuka w'Imana yambwiye ngo nubwo ibyo utabasha guhita ubona aka kanya, ngo hari icyo wabona. Ubona ko yaguhagaze ikarinda ubugingo bwawe. Ntago ari siko wabigizemo uruhari, si diporome, si ubuhanga bwawe, si amashuri yawe. Yambwiye ngo nubwo ibyo irakubwiye utahita ubibona, bona ko yaguhagazeho. Hashinguwe benshi, abagiye Rusororo ni benshi, amatangazo yacicikanye ni menshi, no ku bunani yaracicikanye. Ariko Imana yarakwambukize, yarabatarasha. Yambwiye ngo ngutangarize ngo utawubwira abadayimoni ngo iyanyambukije ntabwo ari kubw'impuhwe zawe. Iyanyambukije igiye kuntereka mu masezerano yanjye, nanjye mbere umugisha igihugu, mbere umugisha itorero, mbere umugisha abantu b'Imana, mbere umugisha umuryango wanjye. Zamura ibiganza gusengera. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Lele elepai pro elemandolai takose enemon de fai
oremana ikifo erepai. Aba bantu wabwenga isengesho nasenga ryaba ritoya ryaba rinini, gukora n'ukwawe. Wambwenga uraje urwanirira abantu bawe, wewe wabimbanye, wewe wabasigamye, wewe wabarengeye, wewe wabarinze ipfu, wewe wabawashejeho, wewe wabagaburiye, wewe patalashana motaya va. Wambwenga muri uyu mwaka uhagurukanye n'abanyembaraga. Wambwenga umuntu wese yirukana ubunebwe muri aya materaniro. Nasengeye buri muntu wese ngo umuhe imbaraga z'umwuka wera, muhe imbaraga zo gutsinda ibyaha, muhe imbaraga zo gukiranuka, muhe imbaraga zo kunesha. Abudasanzwe, 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 umugeze ku masezerano yawe. Abari barwaye twirukanye ubwo burwayi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugukomeye amashyi ku byo ukoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.